Muraho neza abakunzi bacu bahora dukurya umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuduruje gukosora ikizami kiba cyakozwe uyu munsi. Ariko uyu munsi ntabwo bakora kubera turi ku cyumweru, abo tuje kureba ibibazo 20 bakunze kubaza mwa kino cyumweru gishize, kugira ngo mwa kino tugiye kwinjiramo niba bigarura mu kizamu uzakora, uzabikore kandi utsinde ku manota hejuru bitakugoye. Bibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo ikizame gishya dushizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho, urabizi ngenda mbategura amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe, bino bibazo biba byabajijwe, kugira ngo ujye uhita ubibona ku gihe. Rero ujya wanditse subscribe ukahakanda, najya nshyiraho ikintu ugahita ukibona bidarindiye ko abandi bantu ari bo bagusharinga link, nawe ugahita ubona ko kizeho ikintu, ugahita ubona notification. Rero ujya aho ngaho wanditse subscribe uhakande mbere yuko ureba ino video. Bibutsa ko code ziri koneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 gufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa mu minota itarenze 3 umaze kubona code. Iyo tumaze gushakira code, twatonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora, katwangira kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe. Bibutsa ko ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri bitewe n'akazi ukora, uratwandikira kuri izo nimero maze kubabwira 0789 935 16 asigaye tukakugisha mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uduha amasaha aboneka ku munsi. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo babaza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero ndakeka ko bamaze gufata udupapuro, ndakeka ko bamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa dufite. Gifite ishusho. Iyo bavuze ishusho y'icyapa, ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande eshatu, cyangwa uri kubona ari mpande enye? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bwera ariko ucishemo umurongo w'umukara ubereretse. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baba baduhaye. Icyo ukora ni kimwe, uhitamo wandika ngo rimwe, ugahitamo inyuguti, wenda ukandika A, kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira muri 20. Iravuga ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda, mbega ngo ntihemerewe kuhahagarara. Seka ngo umuvuduko ntarengwa wemewe, naho dega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kugira ngo umenye ubusobanuro bw'icyapa uramanza ukamenya ese kino cyapa kirimo icyiciro cy'ibyapa byo ku mihanda. Murabizi ni amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Iyo video namaze kuyakorera, ariko ndi kwategura n'indi izaba iriho icyapa n'ibibazo byose babazaho n'iyo video imwe, ku buryo uzaba wayireba ukaba wajya mu kizame ukaba wanatsinda. Murabizi ibibazo byinshi babyerekeye ku byapa. Kugira ngo uzahite uyibona ku gihe, cyo wanditse subscribe hakande n'imbishyiraho uzahite ubibonera ku gihe. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Hari ibintu byinshi bari bakubujije, hari ibindi byinshi bari bagutegetse. Iyo ubonye kino cyapa ubugeza hari iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ese wari wahisemo A? Ese wari wamaze kuyandika ku papuro? Niba utari wayihisemo, nikigaruka ntikizakunanira. Rega niyo mpamvu dukosora bino bizame biba byakozwe, ni ukugira ngo ikibazo cyose kikunaniye nikigaruka mu kizame uzagikore. Niyo mpamvu gukosora bari byiza kuruta uko wajya mu bitabo ngo usome, kuko ikintu ukoze ntabwo wakongera kukibagirwa iyo kigarutse. Ariko mu gihe usomye ibitabo ushobora kwifata nkaho wabiborotse kubera ibibazo byinshi biba bigiye gusa, asigaye byazaza bikaba wenda byakuyobera. Hano tunakosora turi no kwiga kugira ngo nugerwaho uzabikore bitakugoye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, n'iki wakora? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo guhagarara, hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Mbega ngo kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ufunga ikindi cyerekezo. Seka ngo gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. Deka ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ugende wihuta. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanyakerikiye kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanyakerikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tubigufashemo kubona code mu gihe gitoya.
ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, uduha amasaha aboneka ku munsi, amasomo aba ahari, imyitozo myinshi ku bibazo bakunda kubaza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, murabizi niyo ntego yacu. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro, n'igisozo cy'ukuri nta kindi ni aho ugomba guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, uba wakosora kino kizami kimwe cyakozwe uyu munsi, ahasigaye wazagerwaho ukabona ibibazo birindwi byagarutse byo mwa kino kizami kimwe wakoze. Rero kugira ngo uzakore rimwe uhite utsinda, biba bigusaba ko n'imyitozo ihagije kwa bino bizame byakozwe. Rero kugira ujye uhita ubibona ku gihe, jya aho handitse subscribe wakande, ninjye nkishyiraho ikizami cyose cyakozwe buri munsi ugomba kukibona kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, kugira ngo ujye uhita ukibona ku gihe. Ubonye uri gukosora ikintu kiri kukugora, ubyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkareba ibyo muri kumbwira ngo mbategureho amasomo, nkazayabategurira nkayabashyiriraho. Ari kuri hafi gukora wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 078 935 16 26, ukambwira ati ndi hafi gukora, mfite umunsi umwe ntegurira isomo kwa bino ibintu biri kungora, nkahita mbigukorera, asigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, ni icyo wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi. Hari abantu baba batwara imodoka ijoro ryose cyangwa amanywa yose, rero birashoboka ko ushobora kugira ibitotsi. None mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi uba wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Araba ngo gucuranga umuziki cyane, beka ngo kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, siga ngo kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. Uba ugomba kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, kwinanura, ahasigaye ukabona gusubira mu kinyabiziga cyawe kongera ugatwara. Utwaye ufite ibitotsi ushobora guteza abandi bari gukoresha umuhanda ibyago, nawe ubyiteza. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mama ugomba kwitonda. Rero ugomba kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Ndakeka ko uramaze guhitamo se, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Arabona ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, bino dutega iyo tugiye ahantu hatandukanye. Beka ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Murabizi ikintu uburemere ikinyabiziga kiba gigomba gutwara buba bwanditse ahantu runaka ku cyangombwa kugira ngo habe hari uburemere utarenza. Rero hano bari kuvuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara ibinyabiziga. Mbibutsa ko ugenewe no kwiga gutwara ikinyabiziga, utwara icyaha cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16, tukakwigisha mu gihe cy'ukwezi kumwe, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Se ni ibihe binyabiziga mwa bino batubwiye biba bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, tekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kino kibazo rero hari ukundi kuntu bakibaza, hari abashyize amezi 6 bakashyira wenda mu mwaka cyangwa mu myaka 2, neza cyari kimeze gutya kigahita gihinduka. Iyo bavuze mu mezi 6 uvuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Iyo bashyizeho mu mwaka baba baguhaye ahandi hantu urahitamo ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibihabanye n'amezi 6 uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero ubimenye, baramutse bakikubajije mu kizame uzakora bagihinduye, nkeke ko kitakunanira. Mbibutsa ko niba uri hafi gukora ikizame, jya urakosora ikizame cyose cyakozwe, ahasigaye ukunde kureba na biriya bintu mba napostinze, bikunda ko hari ikibazo kiri gukunda kuza, kugira ngo nikiza mu kizame urakora ntikikugore, kugira ngo rero ujye uhita ubibona ku gihe ibintu byose nshyizeho postinze, ibibazo biri gukunda kuza, ujya aho handitse subscribe ukahakanda,
agenda bishyiraho ukagira ubona notification ko mbishyizeho, waba uri hafi gukora wajya mu kizame ugahita utsindira ku munota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi niyo ntego yacu. Rero hano igisubizo cy'ukuri cyari D, ibisubizo byose ni ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu kibabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Biba ngombwa ko bashobora kuyobya umuhanda bitewe n'ibintu bitandukanye. Impanuka ishobora kuba yabaye mu muhanda, ikimodoka kinini kikagwa mu muhanda kikawufunga, cyangwa se hakaba hari imirimo iri gukorwa mu mihanda, wenda hacitswe inkangu ifunga umuhanda, inzira nyabagendwa, biba ngombwa ko bawuyobya. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Rero bigaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ubuhe buso bw'amabara asute? Aravuga ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa biba bigomba kugaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwayo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Murabizi icyo cyapa kiba kigomba kuba gitegeka, kandi murabizi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri kibaye A, biba bigomba kugaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'ubururu. Ese warahisemo A? Ese wari wamaze kuyandika ku papuro? Niba utayihisemo nikigaruka mu kizamu uzakora ntikizakugore. Murabizi niyo mpamvu tuba turi gukosora bino bizami biba byakozwe, ibibazo biragaruka. Uba wakosora kino kizami kimwe cyakozwe uyu munsi, wazagerwaho ukabona ibibazo 7 byo mwa kino kizame kimwe wakoze byagarutse. Rero kugira ugihita ukosora ibizame byose byakozwe, ukanda subscribe aho hasi, hasigaye nayo mbishyizeho ugahita ugikosora. Niba uri hafi gukora wabona hari ibiri kukugora ukanyandikira cyangwa ukamamagara cyangwa ukabyandika muri comment niba ufite igihe kijya kuba kinini. Ariko nk'iyo ufite umunsi umwe, iminsi 2, birashoboka ko iryo somo waba ukeneye ryaba ritageze kuri YouTube channel yanyu. Ikintu ukora uranyandikira kuri 0789531626 kaguteguraho isomo nkahita ndiguhereza. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? Aravuga ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka. Mbega ngo ibyapa biburera n'ibitegeka, C ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko namaze kubakorera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iri kuri YouTube channel yanyu. Noneho hari n'igiye kubakorera noneho izajya ibiriho icyapa n'ibibazo byose babazaho ku buryo wayireba ari imwe, ukaba wagenda iyo video waba wayirebye neza, wabonye ubusobanuro, warebye ibyo bibazo byose wabikoze, ukaba wajya mu kizamu ukaba wanatsinda. Murabizi ibibazo byinshi biba byerekeye ku byapa. Rero kugira ngo uzahite uyibonera ku gihe, ujya wanditse subscribe ukakanda nazayishyira ukazahita uyibonera ku gihe. Nenda kwishyiraho mu gihe kitarambiranye. Harabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wahisemo nikigaruka ntikizakunanira. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo 2.50 m, B ngo 2.75 m, C ngo 3 naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo baba bakikubaza mu bundi buryo, bagafata hari abavuze ngo 2.50 m, bakavuga ngo 2 na santimetero 50, B 2 na santimetero 75. Niba biguha gutyo uzamenye ko ari kimwe. Ikintu basaba bakoze bazaba bahinduye ingero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Rero kuvuga ngo 2.50 no kuvuga ngo 2 na santimetero 50 byose aba ari kimwe. Bibuza ko ubonye noneho n'ibipimo biri kukugora ubyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibyo muri kunsaba mukeneye nkazabikurikizaho. Niba uri kubona rero n'ibipimo biri kukugora mubyandike muri comment, ubundi nzahite mbibategurira niba muri kubona biri kubagora kwa bino bibazo bijyanye n'ibipimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B,
metero 2.75. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A ngo toni 20, B ngo toni 16, C ngo toni 12, naho D ngo toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Bibutsa ko toni ni urugero narwo rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya kuko hari igihe ushobora kujya mu kizame zino toni bakaba bazishyize wenda nko mu biro. Ubwo rero nabyo ugomba kubimenya kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Mbibutsa ko tugenda dukosora turi no kwiga, babwira n'imitego bashobora gushyiramo kugira ngo bakujijishe nyine nugerwaho wenda bibe byakugora. Bashobora gufata nka zino santimetero bakazishyira muri metero, ugasanga birakunaniye kandi wari ubizi. Niyo mpamvu ibi byose iyo ukosoranye natwe bino bizamini byakozwe, tugenda tukubwira ukuntu ikibazo bashobora kugihindura mu gihe ugiye mu kizame kugira ngo nikigiza uzahita ugikora kandi kitakugoye. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri n'amapikipiki, ibinyabitende by'ibiziga 3 n'ibyo biziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A ngo santimetero 20, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 50, D ngo santimetero 60. Hano abona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, santimetero 50. Ndakeka ko rero waramaze kuyitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ubonye hari ikintu kiri kugugora, cyandika muri comment. Bino bibazo ni ibibazo 20 babaje cyane mwa kino cyumweru gishize, kugira ngo rero nujya mu kizame bikagaruka uzabikore. Ugomba kureba ino video. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha kurikira. Hehe? Araba ngo hegere inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ngo hegere inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itara ndanganyuma rero bagomba gushyirwa he? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Kubera iki? Kubera ko niba ugiye gudepasa n'ubundi uraca mu ruhande rw'ibumoso, rero riba rigomba gushyirwa ku nguni y'ibumoso kugira ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wenda ugiye kudepasa ube wamuheraho nk'ikimenyetso cy'uko wenda imbere nta cyago gihari. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka igihe cyose, hari igihe kigera ukaba wayazimya. N'ibyari araba ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, ukaba wareba muri metero 200. Beka ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A ndetse na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B akaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ugomba kuzimya ano matara maremare y'ikinyabiziga igihe iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura muri metero 200, cyangwa niyo ikinyabiziga cyawe gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Bagomba gukora iki? Araba ngo gushaka umuherekeza, mbega ngo gukurura ikinyabiziga cye,
seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ijambo muherekeza bari kuvuga ndakeka ko mujya mubibona, ukabona wenda nk'umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye ikinyabiziga gitwara ibicuruzwa, ukabona hari umuntu uri hejuru y'ikinyabiziga. Bara nibo bita abaherekeza, cyangwa mu zindi ndimi njya numvamo bita ngo ni abatandiboyi, bajya baba bari hejuru y'imizigo, rero nibo bita abaherekeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ariko ari ikihe? Ntabwo ari byo bari batubajije. Tugaruke ku kibazo batubajije. Rero hano igisubizo cy'ukuri kiravuga ngo hano igisubizo cy'ukuri ni B, ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe. Gukurura ikinyabiziga cye nicyo gisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni. Araba ngo kilometero 50, beka ngo kilometero 40, seka ngo kilometero 30, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibintu bya kilometero runaka ikinyabiziga kiba kibifite uri kugenda, ntabwo ugenda uri gupima. Ahubwo ikinyabiziga kiba gifite ahantu uri kugenda urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu isaha uraba ugiye ibirometero wenda 80 bitewe n'ukuntu uri kugenda. Niba uri kugenda gahoro mu isaha wenda uraba ugiye kilometero 20. Ariko ibyo ntabwo ari byo batubashije. Hano batubashije ngo isaha atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni uwuhe? Mwayino mivuduko baduhaye, A baratubwira ngo kilometero 50, B baratubwira ngo kilometero 40, C baratubwira ngo kilometero 30, D baratubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Bino bisubizo bine baduhaye ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu wagera ukaba wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Murabizi hari n'ikinyabiziga cyo gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose, amanywa yose. Rero ahangaho birabujijwe ko wahagarika ikinyabiziga cyawe akanya kanini. Hehe? Ari aho mu duhanda tw'abanyamagare, B aho uvuga ngo mu duhanda twagenewe velomoteri, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B kikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi biba bibujijwe guhagarara akanya kanini. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Hari umuntu wigeze kumbaza se no kubera iki amagare yo atagenda hamwe n'ibindi binyabiziga? Undarambaza se no kubera iki moto zitagira gahanda kazo, amapikipiki? Ariko nyine impamvu moto zo zigenda hamwe n'imodoka nuko ziba zifite moteri, ariko amagare yo nta moteri aba afite. Ibishobora gukoma ku kinyabiziga rigahita rigwa hasi. Rero niyo mpamvu moto zo ziba ziri kugendana n'imodoka, byo nta kibazo. Hano rero igisubizo cy'ukuri cyari C, ndakeka ko baramaze kugihitamo, ndakeka ko baramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? A iravuga ngo igare, B ngo velomoteri, C ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Ndakeka ko rero waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Bino pikipiki hari abantu benshi badahita bayisobanukirwa kubera ko mu Rwanda ntabwo bakunze kuyabona, ariko murebe mu bintu nzapostinga ku munsi wo kuwa mbere, nzayiba postingira mwabiramba na postinze kugira ngo urebe iyo pikipiki bimeze ute. Ubundi iyo pikipiki ifite akantu kometse ku ruhande aho umuyobozi wayo aba ashobora gushyiramo imizigo ariko itaremeye. Ibihugu byateye imbere njya mbona batwaramo abana bakiri batoya. Rero iyo pikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande nzayibegereye kamwe biriya bintu mba na postinze. Kino busabwa ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nashyizeho ndi gupostinga
cyakugirira umumaro uzajya uhita ukibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 kubashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, uratwandikira kuri izo nimero 0788 935 16 ukaduha amasaha abonekaho ku munsi, katubwira ati wenda ngiye mboneka saa 4 z'ijoro, ko turakwigisha mwayo masaha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. So dufite note ziteguye neza, imyitozo myinshi, amasomo menshi, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Abantu bose twiganye bakora rimwe, rero nawe ngwino mu mubare w'abakora rimwe tugahita dutsinda. Mbibutsa ko ukeneye na kode yo gutwara ya kategori nazo zirahari, watwandikira kuri iyo nimero tukabigufashamo. Ukeneye kwiga ikinyabiziga nabwo ukoresha iyo nimero tukakwigisha mu gihe cy'ukwezi, ukagenda gukora. Abantu twigishije bakora rimwe. Ibindi byo ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali, uri kubona izakubera imbogamizi wenda nujya mu kizame, uhita utwandikira kuri 0789 935 16 tukaza tukakwigisha computer. Dushaka kugusanga aho ukorera cyangwa twe tukakubwira ahantu dusanga tukakwigisha computer, wazagerwaho mu kizame cyawe computer nizakubera imbogamizi. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0788 935 16 ibyo byose tubibafashemo, kandi ibiciro biba biri hasi cyane kuko intego yacu ntabwo ariyo gukorera amafaranga, ahubwo niyo kugira ngo mutsinde ku manota yo hejuru kandi bitabagoye. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Undi yabibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere abana badafite imyaka runaka mwayino bagiye kuduha, cyangwa se habe nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iravuga ngo imyaka 10, beka ngo imyaka 12, se kavuga ngo imyaka 7, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyerekeye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20. Bibutsa ko bino ni ibibazo 20 babajije bikazamo inshuro nyinshi. Bakunda kubaza nta kizame byaburagamo, haburagamo nka 5 mwa bino nabakoreyemo video. Niyo mpamvu namwe nabakoreye video yabyo kugira ngo nimugerwaho bikagaruka muzahite mubikora. Uyu munsi hari ku cyumweru ntabwo bakora, icyo nakoze nicyo kubarebera ibyo bibazo bikunda kuza kugira ngo niba uri hafi gukora uzahite ubitsinda. Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni B, imyaka 12. Ubundi umwana uri munsi y'imyaka 12 biba bibujijwe kumutwara ku ntebe zirazegeye aho umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye, kuko hari imyaka umwana ageramo agakubagana, ku buryo ushobora kuba urebye hirya gatoya hakaba gukoresheje impanuka. Rero biba bibujijwe kwicaza abana badafite imyaka 12 ku ntebe y'imbere. Ndakeka ko aramaze guhitamo rero B, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Birashoboka ko waba ugiye gukora, uri hafi gukora, aribwo bonye nimero zacu ukaba uzibonye uyu munsi, uzakora ejo. Ikintu busabwa uhita utwandikira tukaba twanakugira inama y'ukuntu ushobora kugenda mu kizame ukitwara kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ibihe bipimo iraba mu metero 1, beka ngo metero 2, sega ngo metero 0.5, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo bagiye kubaza mu wundi buryo, bavuga ngo A santimetero 100, B santimetero 200, C santimetero 50, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngo niba kikubaza gutyo bafashe zino metero bazishiza muri santimetero ntibizakugore. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni metero 1. Ugomba kubasigira akayira nibura gafite ubugari bwa metero 1. Ese warahisemo A, ese waramaze kuyandika ku papuro, niba utari wahisemo ntikigaruka
ntikizakunanire. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ayahe mabara? Iravuga ngo ubururu, beka ngo umweru, seka ngo umutuku, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Harabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikimbibutsa ko bavuze ngo ubuso bw'icyapa. Hari abantu bishobora kunanira baba bari kuvuga hariya haba hashushanyije ikirango. Kiriya ikirango cyo kiba kiri kukubwira ikintu ugomba gushyira mu bikorwa. Niba ubonye icyapa ukabona wenda harimo inka, ugahita umenya ko ikirango ubwo niyo nka, ubuso naho ngaho hashushanyije. Ishusho ni ukuntu icyo cyapa kimeze, ese ni uruziga, ese ni mpande eshatu, ese ni mpande enye, ibyo nibyo bita ishusho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramaze guhitamo D, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa baduhaye gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko w'umutuku baravuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo inzira y'abanyeshuri, hakaba wenda hari inzira y'abanyeshuri. Beka ngo abanyamaguru ntibemerewe, cyangwa abanyamaguru bakaba batemerewe kuhaca. Seka ngo gace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, cyangwa akaba ari agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga kigomba kuhaca. Deka ngo ahegereye aho abanyamaguru bambukira, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Harabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. None kino cyapa kiba gisobanura ko ugeze ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko bino byapa muba mukunda no kubibona mu nzira. Ndakeka ko nujya ubibona ujye uhita umenya ko ugiye kugera aho abanyamaguru bambukira. Nuzajya ubundi gucyo uri kwiga amategeko y'umuhanda ubona n'ibyapa mwa bino twiga, ujye ugerageza kureba ese koko ibyo baba bari kutwigisha nibyo. Urugero nk'ejo uri kugenda ushaka kubona kino cyapa, hirya uzahita ubona inzira y'abanyamaguru. Rero kino cyapa gishyira hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20, nacyo cya nyuma cyabajijwe cyane mwa kino cyumweru gishize. Cyabazaga ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Kitegereze neza, cyanditsemo stop. Tugenekereje mu ndimi zo mu Kinyarwanda, kuko izo za stop byanditse ni mu ndimi z'amahanga, birasobanuye guhagarara. Ese urahagarara mu bihe bihe? Reka twitegereze neza ibisubizo bine baduhaye, asigaye duhitemo igisubizo cy'ukuri. Araho guhagarara gusa igihe ikinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Mbega ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, cyangwa waba utari no kubona ikinyabiziga ugahita uhagarara. Sega ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, cyangwa uri kugenda mu nzira nyabagendwa ubonye abana bategereje kwambuka, ukabona na kino cyapa ugahita uhagarara ukareka bakamanza bakambuka. Mbega ngo guhagarara gusa niyo ikimenyetso cyaka ari umutuku. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi bino bimenyetso byo mu mihanda bigenda biyobora ibinyabiziga bikoresheje amatara ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Rero ugasangamo umutuku ugahita uhagarara ariko umanje kubona kino cyapa. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Akenshi kino cyapa bagishyiraho mu gihe ugiye kuva mu muhanda mutoya ugiye kwinjira mu muhanda ukunda gukoreshwa cyane. Birumvikana hari ibinyabiziga ugiye gusanga muri uwo muhanda kandi wenda ntabwo uri kureba iburyo nta nubwo uri kureba ibumoso. Rero ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona kugira ngo winjire mu muhanda gake gake udateje ibyago abo usanzemo. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma kugira ngo nkitegureho isomo uzahita ukibona kugiye kwa ino YouTube channel yanyu. Ikintu busabwa ni kimwe, ujya aho handitse subscribe ukahakanda, ahasigaye nazabishyiraho ugahita ubibona ku gihe kandi bitakugoye. Bibutsa ko ibibazo biragaruka. Mwebwe niba muri hafi gukora mujye murareba ikizami cyose cyakozwe mu gikosore. Nubona hari bikugoye cyangwa hari bikunaniye unyandike cyangwa umamagare kuri 0788 935 16 26 musobanure serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize
nka bino bizami biba byakozwe iba ari ubuntu. Kode zo zirahari aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tubigufashemo. Hari abantu benshi bakomeje kumbaza se kode batangiye gukora tariki 6 z'ukwa mbere. Ubu ngubu kode zirahari aho waba uri hose mu gihugu. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, kandi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda.